hari igihe ubuzima bugushyira mu mwanya utigeze utekereza, aho amahitamo yose asa n'ajya mu cyerekezo kimwe, ariko umutima wawe ukanga kuhagera. Hari igihe ukora ikintu utazi niba ari cyo cyiza, ariko ubizi neza ko utagikoze hari icyo wahomba kurusha wowe ubwawe. Hari igihe urwana utagaragara, ukabikora mu bwiru, ukabikora wenyine kubw'umuntu utekereza ko muri kumwe, nyamara atazi ko ari wowe uri kumurwanirira. Kuko si buri kuri kuvugwa, kandi si buri rukundo rusobanurwa. Hari n'igihe ukora icyaha mu maso y'abantu, ariko mu mutima wawe ari intambara watsinze. Ariko ikibazo si ibyo wakoze, ikibazo ni iki? Ese iyo byanze ko umuntu yumva ukuri, ukora iki? Shiri wari uzi ko abantu bamenye akazi si uzi ko umushahara wa mbere nzahita ngusohokana se? Nta na rimwe ubuzima bwaransohokana none ngo iki? Shiri Mu izina ry'Imana nari muransohokana. wallahi no numva ngo umushahara wa mbere. I hear you talking at work to the boys in the gym, talking at the bar till I walk. Imana nzahita mbikora pe do. Nzabibona nyine ntari. Ninegereza urebe none nibaze ko yari ndi kubwira mabuja ko nzati ngiye nambabariramo akazi. Talking about what I need. Sorry Shiri kandi Mbanza nuko mara. Mike, ameza narashize utarampereza amafaranga byakugendeye gute? Hoya vuga. Ameza ane. Ubu ngubu uratekereza ko wandi i Kigali wabana ameza n'utarishyura inzu narakubyaye? Nge ni papa wawe. Urasubira iwanyu Nyanza. Mike, urasubira iwanyu Nyanza. Urampa amafaranga ryari? Mbwira, urampa amafaranga ryari? Izi nzu twarafatanyije kuzubaka. Murimo muririra ubuzima, murimo murarya inyama buri munsi inzu zanjye mutishyura. Amezi ane, ibihumbi 200. Uramvira mu nzu for sure. Inzu zirahenda kuzubaka. Uwe mbwira, vuga, urampa amafaranga ryari? Kwa kabiri utampa amafaranga, futuruka pa. Jya mu rugo, usubira mu rugo. Subira iwanyu. Shiri Nsubona muhereza araya. kibiki Ese umara kugira ngo nzaze tubane turwane nabyo turi babirukanga. Shiri nakubeshye kondisiyo ndimo muri kano kanya ziragoye kabisa ntabwo byakunda. Bise turamutse tubyaye noneho muri buno buzima nabyagenda gute? Bo wabyanze nyine ntabwo twabyara. Ntari nyine mperekeza nitahire kandi urangiza muri 1/2 nta tike mfite. Mperekeza nabyadanje. Ntarebe kabisa. Hoya vuga. Amezi ane. Ubu ngubu uratekereza ko wandi i Kigali wabana ameza n'utarishyura inzu narakubyaye? Nge ni papa wawe. Urasubira iwanyu Nyanza. Mike, urasubira iwanyu Nyanza.
urabona amafaranga ryari mbwira urabona amafaranga ryari izi nzu twarafatanyije kuzubaka murimo muririra ubuzima murimo murarya inyama buri munsi tuzajya mutishora amezi ane ibihumbi 200 urambira mu nzu for sure inzu zirahenda kuzubaka wowe mbwira vuga urabona amafaranga ryari Allô? Hello. Oui, chérie, Brandine, bite? Ça va? Amakuru y'imbisi, chérie. Amakuru ni meza nyine biraho. Yo, nari narakubuze, maze igihe ndi kugushakisha narakubuze. Se umeze neza mama? Ni ukuba bize nyine ariko biraho se subiza ukuntu nyine hano hanze hari insazi. Yo, ndabyumva sha Brandine ndagukumbuye. None se tuzahuze gute mwana? Ntabwo byahita bikunda, mfite utubazo twinshi ndi kwirukamo ngo nkemura ariko nyine biragoye. Ahubwo se sinzi niba hari nk'amafaranga wandusha, niba hari ikintu wamfasha pe. Yo Brandine urabizi ndagukunda, we nta kintu wonsaba ngo ndakwime. Ubuse waba ufite ikihe kibazo cy'amafaranga angana gute? Turagira ngo se ntago ari menshi, nk'ibihumbi 300 nyine byankorera. 300? Sinzi nyine niba hari ukuntu wabigenza. Bibaye ngombwa nazana yagusubiza nta kibazo. Oya Brandine uri umuntu wanje ntabwo wasubiza amafaranga nkayo, ahubwo se wazaje kunsura nkayaguha cyangwa sinzi tuzabonane gute basi? Njye nta kibazo ariko nejo naza kukureba. Naza kureba ukayamba bibaye bikunda. Okay. Sure? Yeah. Ntari reka mpite ngushirira kuri momo none hamejo wewe uzoraba ukungene uza kunsura, kuba bizi igihe tumaze ndi kugushaka narakubuze gose. Umbabarire ejo uzaze kunsura Brandine. Cyamba merci kabisa urabunkoreye pe. Aho rero reka mbikurikirane nyagushire kuri momo. Hajya ni momo nayagwa kuri momo kuri nimero yawe naribi. Ni kuri iyi nimero yanjye. Sawa sheri, ariko ejo uzaze, sivyo? I hear you talking at work to the boys in the gym, talking at the bar till I walk in. Baby, why won't you talk to me? Yes, chérie. Umeze ute? Fresh. Nese nagucira message. Message y'ibiki? Uriya message naguhaye. Aya mafaranga yakuyeze? Yashyambye sibonye amafaranga wacyo muri bibazo ufite nubwo n'Imana yaduhaye tu. Amafaranga yakuye chérie? Icyambere se amafaranga ahavuye uzabahamenye. Wacyo muri bibazo ibindi bireka. Chérie ntabwo bishoboka amafaranga yakuye. Wowe koresha amafaranga cyo muri bibazo, amafaranga uzamenye aho yavuye. Ntabwo bishoboka. Hano ubwo nyine n'Imana iba yaturemeye. Yap on the phone with your daddy till dawn. Fishing with your Chérie, gushakisha amafaranga y'uburyo nabona perime kabisa. Ndikumva nabyo yamfasha. Hari ikibazo se wenyine niba umva bizakunda nta kibazo. Nyine tuzareba. Wallahi. Kwamuka. None se ubwo ako nyine ejo nibikunda hari igihe nazaza kukureba. Gusa nzabanza nkajyana na mama nyine ubwo nimba yakiri kare
nzaza ngurebe sibyo ejo mfite ahantu uzajya nyine tuzavugana nuvayo nanjye navuyeyo nzaza ngurebe suri gataho Allo ya ejo mu gitondo kabisa nzaba mpari okay murakoze sawa nyine naribi kandi ngenda ubwo naheje naribi kabisa sibyo Sheri, ko mbona utishimye? Ufite ikibazo iki? nyine brother wanjye yatangiye kwiga imodoka kandi umva nyine ntabwo ndasubiza kumwishyurira kandi nyine yaratangiye urumva rero nicyo ndi gutekereza Ni umubrada wawe se ni amafaranga angahe ukeneye kumwishyurira kugira ngo imodoka? 150. Okay. Sheri, narakubwiye ko ndagukunda sibyo? Nugira ikibazo ujye umbwira. Sorry gato. Alo, mwiriwe boss, nahageze. Reka babwire bagukingurire ntaribi. Sawa, murakoze. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the Brandi, If I called you tonight, would it feel the same? mbabarira naje kwisabira akazi kabisa byirimo ntabwo mbizi nakwinginze Take me back to the start. Gute fresh kabisa Meze neza. namahoro Karibu noneho watangura n'akazi ntaribi. Brandi, wewe nawe bite? Nta kintu ukeneye ko bagufasha? Okay. Ntaribi. Keka kumeze neza. Okay. So, watangira akazi ntaribi bro. ikibazo Brandi itaje. Yo Mike. Aro Yo Mike. meze mwana Ni fresh man. Nese ko ngezeho mu ngasanga udahari hano mu rugo iwawe. uri wanjye Niho narindi man. nanjye ndi wanyu Walahi, nese ubwo turabusanyije man. uraza nsange wanyu nje niho ndi Cyane hari bikabisa staying ndaje ngufate nari. okay sawa
fresh nese izi staff azisubiraho kweri man igihe cyari gishize ibintu sare warabiretse none anu mbona byagucanze izi staff bro yarenze man nicara umbwira nahe nese bimeze man izi baby wanjye man byagenze bite bro sinakubwiye ka job nase endo si harya se ejo wagiye yara bro nagiye gukora ka job ahantu man nsanga niyo yaraye wallahi baby wawe sha abikoze nayikuramo beshyira kabisa uriya mukobwa ukuntu muzizira izo staff ntiyazijyamo bro n'igihe mu maranye man abikoze tu subwa babitewe n'iki man uriya mukobwa ko yitonda ugeze umubaza impamvu se basinga umusobanuro man yaramaze iminsi gusa na moto man meze neza kabisa agutamo ibiceri fo niyo mpamvu watangiye kuyamwira sibyo man sazi akosha niba gutagamo byo nyine erega man uramu mu bebara renze man ntabwo iramari bayivugurura wenyine agomba gusanga abajama bafite ibiceri man urakennye urabizi na sibyo nta kundi man gusa nyine ubwo hari impamvu bro witonde nyine uko biri man ariko ibi staff bigabanya man ubona ukuntu wabaye bro izi boro biziretse tu yemera wallahi reka ntabwo nabyemera umuntu nkunda imyaka 5 reka yewe icupa ndarinywa ntabwo naryemera reka kanitayire sha nundi ndahazi wagarutse gukora iki aho ngaho ntabwo reka wagarutse kumbabaza yewe ntabwo ndananiwe ngiye kwiryamira ngiye kwiryamira niba udafite ikintu ukora njye ndananiwe ngiye kwiryamira Sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you the fire burned out, the warmth has gone away. The fire burned out, darling, the warmth has gone away. You turned so cold on me, baby, and you'll miss my love someday. The fire burned out, it's fading slow and deep. The fire burned out, darling, it's fading slow and deep. I'll keep on moving forward, but I'll cry myself to sleep. The fire burned out, it's gone and gone for good. The fire burned out, oh, it's gone and gone for good.
buri mu biki Bless your name. si ubwo wari ugamije iki wowe se wari ugamije iki ahubwo se sinzi niba ari nk'amafaranga wandusha niba hari ikintu wamfasha pe yo Brazil urabizi ndagukunda we nta kintu umusaba ngo ndakwime use waba ufite ikihe kibazo cy'amafaranga angana gute uragira ngo se ntabwo ari menshi nk'ibihumbi 300 nyine byankorera 300 sinzi nyine niba hari ukuntu wabigenza bibaye ngombwa nazanayagusubiza nta kibazo oya Brazil uri umuntu wanje ntabwo wasubiza amafaranga nkayo ahubwo se wazaje gusura nkayaguha cyangwa sinzi tuzabona ni gute basi njye nta kibazo ariko n'ejo naza kukureba nabikureba ukayamba bibaye bikunda shuwa nta ribi reka mpite ngushirira kuri mumo none aha ejo urakubwira uza gusura urabizi igihe tumaze ndi kugushaka narakubuze rwose mbabarire ejo uzaze gusura Brazil cyangwa merci kabisa urabunkoreye pe Shashiri gushakisha amafaranga y'uburyo namaperime kabisa nari yamfasha hari ikibazo se wenyine niba wumva bizakunda nta kibazo nyine tuzareba brother wanjye yatangiye kwiga imodoka kandi umva nyine ntabwo ndasubira kumwishyurira kandi nyine yaratangiye urumva rero ibyo ndi gutekerezaho Stop.